Mwiwe neza ndabasuhuje. Amazina yanjye yitwa Aisha Anastasie. Tukaba tugiye komeza guteberera hamwe ukuntu wakoresha ururimi rw'amarenga. Icyo usabwa wowe ni gukora subscribe kugira ngo ibiganiro dushyizeho bikugereho hakiri kare, bikugereho mbere utiriwe uvunika ujya kubishaka. Uyu munsi tugiye kureba hamwe amagambo yagufasha mu buzima bwa buri munsi. Nkuko mbibabwiye, namazina yanjye nandikaga muri rw'amarenga, ariko ushaka kumpamagara wagira gutya tumenya ko ari njye wavuze. Tugiye kureba amagambo yagufasha mu buzima bwa buri munsi. Imvura imaze iminsi igwa, hagakonja cyane, ukibaza ese nabigenza gute? Gukonja, kamera aho ngaho gukonja, gukonja. Iyo uvuye mu gukonja rero ukenera kunywa icyayi cyane. Reka nsuhuza abantu b'abamotari mu gitondo bajya guteka ka cyayi cyangwa se ka capati n'akarindazi n'umugati. Nuko icyayi, icyayi, amata, usa nk'ukama wenda niba ari amata y'ikivuguto. Muzi ko bare yavuza nyine bakayavuruga mu gihe bagiye kuyanywa. Amata y'ikivuguto, amata y'inshyushyu, amata y'inshyushyu. Gushaka, gusaba ikintu wabigenza gute? Ndashaka amata y'ikivuguto, ndashaka amata y'inshyushyu. Ibintu cyangwa se things cyangwa se ibintu mu Kinyarwanda. Yes, ibintu byinshi. Hafi, kure. Igihugu cyangwa se country, igihugu.